ibyaha we nta kibi yakoze ningewe yazize inyibutse ibyaha we nta kibi yakoze ningewe yazize n'umukiza. Kandi uwo munsi hari umugabo umwe wo mu bagaragu ba Sawuli wari wasibijwe imbere y'Uwiteka witwaga Dowegi Umwedomu, umutahiza mukuru. Ijambo rifite insanganyamatsiko ivuga ngo Imana igukize Dowegi. Tindurwa no gusenga, anasibirayo kabiri ari mu yibiri, yiyirije ubusa. Aho mboneyeho kukubwira ngo si igitangaza ko umugambanyi wawe yaba uwo mumaranye igihe musengana. Si igitangaza ko umugambanyi wawe yaba ari umuntu mwagendanye mukazamukana imisozi ariko agahindukira akakugambanira. Ni ijambo rivuze ngo ibyo ntibigukure mu buntu bw'Imana. Hirya ya ba Dowegi haracyari kugira neza kw'Imana. Amen. Dawidi ngo ari mu ishyamba inzara iramwica. Mbibutse ko Dawidi yashonje kandi yarimikishijwe amavuta. Mbibutse ko Dawidi yashonje, Samweli yaramubwiye ngo uhawe inkoni y'ubwami bwa Isiraheli. Ni ijambo rivuze ngo kuba ufite amasezerano ntibikuraho kugeragezwa, kuba ufite ibintu birenze kimwe wizeye Imana yavuganye nawe ntago bikuraho rwose ko wageragezwa. Dawidi arareba aravuga ati ndi imbere y'umutambyi sindi bubeshye. Aravuga ati tumaze iminsi 3 tubujijwe abagore. So urumva ari myinshi. Ni umwe yime nta yindi yayiruta. Ni ijambo rivuze ngo imbaraga wakoresheje utsindwe kidayimoni cyambere, izo wakoresheje wirukana wa mudayimoni wari ukwizingiyeho, za zindi wakoresheje ongera uzikoresha uva no muri icyo ngicyo, ongera uzikoresha wirukana n'uwo muzimu, ongera uzikoresha wirukana icyo cyakwizingiyeho, ongera uzikoreshe ziracyakora. Amen. Bivuze ngo Umwedomu ni umunyakamere. Hari abanyakamere twasenganye nabo, hari abanyakamere twagendanye nabo, hari abanyakamere twaririmbanye nabo, hari abanyakamere bafite amatitire nka yacu, hari abanyakamere bashinzwe kuzimya umuhamagaro turimo. Ariko ijambo ravuze ngo ntucogore. Twagendanye nabo, fata inkota arabica. Ni ijambo rivuze ngo abantu twasenganye nibo batumenyereye, nibo batumazemo imbaraga, nibo baduteje ibibazo. Nabo abantu badasenga batazi iby'Imana, abantu bari aho hirya iyo ngiyo bibere mu mirimo yabo, abo bantu ntacyo batwaye. Banazi ko turi abantu b'Imana, banazi ko turiho ubwiza bw'Imana, banazi ko Imana yaduhamagaye, banatwubahira umurimo w'Imana dukora. Ikibazo dufite ni ba Dowegi twasengana. Urize amahoro umugisha Imana itangubane namwe aho muherereye bari mu gihugu cy'u Rwanda n'abaranze y'u Rwanda, mwese nimugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Nakagaruka rero umushumba wacu twongeye kubana nawe. Nari ndimo ndamubwira nti wakoze kongera kugaruka wambaye gutya kuko uraberewe umushumba wacu urasa neza, uraberewe, urabyibushye, amavuta y'Imana ari ku buzima bwawe. Amen. Urakoze cyane. Reka ngusaba kugira ngo ngire usoza abakunzi bacu. Ndasuza abakunzi badukurikiye kandi abo turi kumwe mwese, Imana ibagwe neza. Bifurije umugisha uva ku Mana, bifurije guhura n'ineza y'Imana, bifurije ko ijuru ribakingukira mu kongera kubona ubuntu bw'Imana. Imana ibaganze. Urakoze cyane. Hari ijambo uvuze ngo Imana ibagwe neza. Yego. Nibuka hari umuntu agiye gusenga Imana, Imana yamubwira ngo ngiye kugusura. Ngiye kugusura, ngiye kuza iwawe. Arishima cyane, arishima. Ati Imana igiye kunsura. Nuko nyuma y'icyumweru ahita apfusha umugabo. Mpitangira ubwoba ku buryo ubu imbwiye ngo ngiye kugusura nahita nkibaza ngo ikikuzanye ni iki? Ni amahoro cyangwa uje kungwa nabi? Nawe uramuza ngo Imana itugwe neza.
ndavuga nti ibintu nibyo kwitondera dukwiye kujya tubanza tukamenya uburyo iri budusubire n'ibyo turi buganire. Impamvu tuvuga ngo ikugwe neza hari abantu yigeze igwa nabi. Harimo akani kandi ngo yigeze afata ku byashinganywe. Imana imugwa nabi. Imana imugwa nabi. Kandi muguye nabi birangira iguye nabi n'umuryango. Yego. Witwa Ananiya na Safira babeshye Petero babeshye umwuka w'Imana. Imana ibagwa nabi barapfa. Imana ibagwa nabi. N'abantu benshi muri Bibiliya natondora yagiye igwa nabi. Yaguye nabi uwitwa Yerobowamu mwene Nebati. Iramubwira ngo nzaguheha nk'uko umuntu aheha amabyi. Abantu nibanyumva nkoresheje iryo jambo nibagire ngo nivugo nyandagazi. Ntabwo ari nyandagazi kuko byanditse muri Bibiliya. Nanze kubiprotokolo kundi yaravuze ati nzakumaraho nyine nkumaraho amaziranoki. Ariko Imana yamuguye nabi. Yaguye nabi Herode. Imukubita urushyi agwinyo mu gitaramo cy'abantu. Ngo yari yamuguye nabi ngo yari yigeraranyije ngo ashaka kwiyimika. Abantu basigaye bavuga ngo avuga neza nka marayika. Warakaze. Ibi mukubisa urushyi ibi muguye nabi. Yaguye nabi Ahabu yamuguye nabi. Iranamwihisha ngo yibagirwe ijwi ryayo kugeza ku rwego yagiye kuraguza. Bajya kurishikisha Samweli. Samweli aramubwira ati nkanguriye ubusa n'ubundi ejo uzasanga iyo ndi. Kumva n'ubundi yashakaga amakuru mazima ariko ntago yabonye amazima. Ahubwo n'ubundi ni nko kumenya igihe uzapfira. Buriya rero ngo hene ngo kuyibyibushya ku munsi w'ibaga biragoye. Nahabu cyangwa ni Sawuli? Sawuli niwe wagiye gushikisha. Ahabu we yagize ibibazo bikomeye birimo gupfusha umugore we witwa Yezebeli. We yaguyira moti Galeyadi aho yari yagiye ku rugamba. Sawuli rero niwe ahubwo we wagiye gushikisha ko yari yarabuze ijwi ry'Imana, aribura mu bantu, aribura mu bahanuzi, aribura mu barota, aribura mu berekwa. Urakoze twahise twinjira mu bintu bikomeye tutari yasenga Imana nk'umuco wacu. Reka tubanze dusenga Imana. Reka uyu munsi tugusabira umugisha. Murakoze. Uri Imana y'amahoro kandi uri Imana ikiranuka. Tugushimiye uko wongeye kutwoherereza umukozi wawe tukaba turi kumwe muri bivuga butumwa. Turasabira umugisha abadukurikiye bose kandi uzamure ibendera ry'ubutsinzi ahantu turi gukorera mu izina rya Yesu Kristo musabye nizeyemo. Amen. Mushumba reka tukwakire utugezeho ikimana yaguhaye kutugezaho uyu munsi. Murakoze cyane. Ubundi iyo tutari kuganira ngo dusesengure yego ku bintu tubonera no kubwira abantu ko mu gihe kimwe n'ikindi dushobora kuzajya dukoresha ubwo buryo. Yego tutabwirije cyane. Ahubwo hari ibyo turi gushaka ko abantu bamenya ko buriya iyo utamenya ari ibintu byinshi wica. Hari yenda nta gucye mu ryo uvuga nk'ubu hari Sawuli wahindutse Pawulo. Pawulo. Hari Sawuli warimbutse. Hari Sawuli warimbutse wari umwami. Abantu nkako kantu benshi ntibakazi. Ntabwo bajya bamenya kubitandukanya. Wamenye Sawuli warimbutse wari ufite umugore witwa Yezebeli. Yego. Ukomoka ku mwami w'Isidoni. Yego. Hamweriya yagiye uwo niwe warimbutse ari nawe wishe Naboti. Yego. Amuhoye uruzabibu. Ibyo tuzabijya. Hari nakandi kaba rero na Sawuli wahindutse Pawulo. Hari nakandi ariwe wanditse ibyakozwe n'intumwa ibice byinshi. Hari nakandi ari uwitwa Yuda. Hari Yuda tubona hano mu gitabo. Ba Yuda ni batandatu. Ese yaba ari wawe wundi Yuda wagurishije Yesu? Oya. Ba Yuda ni batandatu. Igisubizo ni hoya. Hari abantu benshi ugenda unarebera haba kuri social media haba mu masengero cyangwa mu byuma by'amasengero. Upfa kubona umuntu wigishije ku gitabo cya Yuda. Biragoye. Ngiye maze igihe kinini mbikorera ubushakashatsi. Kandi ni igitabo kirimo amagambo meza. Igitabo cyande cya Yuda. Ngiye ngugiye mideni n'abatwumva tubagiye mideni. Ndashaka ko ibi bintu ubutaha rwose. Mbere yuko tuvuga ibintu uzankundire tuvuge kuri Yuda. Yego. Tuvuge kuri Yuda
nzababwira ba Yuda batandatu babwire Yuda Iskariyoti babwire Yuda mwene nyina wa Yesu ari nawe bakeka ko wanditse iki gitabo babwire Yuda w'i Damasco babwire Yuda utari Iskariyoti ni ba Yuda ni batandatu hanyuma tuzaganira ku ijambo rivuga gusa ngo hari abantu baseseye tuzaganira ku seseye Yuda yavuze amagambo meza yaravuze ngo ubwo nagiraga umwete wo kubasura niyumvishemo kubahugura ngo mushishikarire kurwanyira ibyo kwizera abayira bahawe rimwe kazageza iteka na ba Simone tuzabaganiraho twaje Yesu umusaraba na Petero abantu bakwiye ibintu dukwiye bafata n'umwanya bakiga kandi tujye tunavugisha ukuri abantu b'abarokore cyangwa b'abanyamwuka barabidushinja badushinja ko twigendera mu kigare cyo kujya mu mwuka cyane ariko ntidutange inyigisho ngo abantu baguke nge rero numva kujya tuganira no kunyigisho byaba na ngombwa abantu bakabaza n'ubu hari igihe twababwiye ubwacuze ngo bazongere batubaze tuzane verisiyo cyangwa se tufate chapitre 2 hari ikiganiro twagiranye ndavuga ngo niba bikunda bazakiraho komeye urabyibuka ndabyibuka ariko ntacyo baravuze niba baranavuze ku Imana hari tipi baravuze ntabwo ngewe namenye feedback ku buryo noneho twakurikira barabikunze baragukunze mbese ku rwego ruri hejuru urukundo ngukunda baba harukubye baravuze ati uyu muntu niwe dukeneye ntabwo tutica gahunda tuganira ijambo gahunda bacyaho tutica gahunda ubwo turabasobanuriye babimenye yego rwose ntabwo twirata ko hari ibyo tuzi kuko wibwira ko hari icyo azi ntacyo abazi ariko yaranditse umwanditsi ngo shobozwa byose na Kristo imbaraga iyo Kristo duhaye imbaraga ushobora gusobanurira abantu ushobora gusengera abantu twatura umugisha ugafata yewe njya mbwira abantu kandi mbibabwira ndi proud nababwira ngo naho ntago nasenga ngo nguhanurire nakorera mu mwuka wa gishumba birafata ugategeka ko ntago umushumba ategetswe gusezeranya ariko ari mu mwuka ari kuvuga mu ndimi ahubwo kubw'ububasha yahawe aravuga ngo yahindutse umugore n'uyahindutse umugabo bigafata rero niba nshobora gutegeka bigafata ntago kugutegekera kukwaturaho umugisha aribyo byananirana nubwo atari byo tukwiye kwirata ariko reka dusome ijambo ry'Imana tubona mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice 21 murongo waho wa 2 Dawidi aherako Aginobu kwa Ahimeleki umutambyi Ahimeleki aza kumusanganira ahinda umushyitsi aramubaza ati niki gitumye uri wenyine nta muntu uri kumwe nta muntu muri kumwe Dawidi asubiza Ahimeleki umutambyi ati umwami yantegetse umurimo arambwira ati nyagira umuntu umenya ibyo urimo ibyo murimo ngutumye cyangwa icyo ngutegetse kandi nasezeranije ingabo zanjye z'abasore aho tuza guhurira mbese nta mafunguro nibura ume nta mafunguro imitsima nibura ume imitsima 5 cyangwa icyo wabona cyose mutambye asubiza Dawidi ati nta mutsima wa rubanda mfite keretse umutsima wejejwe n'uruburaburizo keretse abahungu birinze abagore Dawidi asubiza umutambyi ati nukuri tumaze iminsi 3 tubujijwe abagore twahagurutse iwacu bikoreshwa by'abahungu ari ibyera nubwo ari urugendo nk'izindi none ibikoreshwa byabo birushaho kuba ibyera nuko umutambyi amuha imitsima yejejwe kuko atariho undi mutsima keretse imitsima yo kumurikwa yakuwe imbere y'Uwiteka bagasubizaho ishyushye ubwo bayikuragaho w'abashumba ba Sawuli maze Dawidi abaza Ahimeleki ati mbese nta cumu wagira hano cyangwa inkota nta nkota yanjye nazanye cyangwa intwaro kuko umurimo w'umwami ari uwikubagaho kandi aramusubiza ati ya nkota ya Goliyati wa Mufilisitiya wiciye mu kibaya cya Era
dore ngiyi izingiye mu mwenda inyuma ya efodi, nushaka kuyijyana uyijyane, ko nta yindi iri hano keretse iyo. Dawidi aravuga ati nta yindi wanye nayo yime. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimire Imana. Tugiye kuganira Dawidi ni umugabo mubi, ntakunda rwose ntanakumbura. Uyu mugabo Dawidi Bibiliya imuvugaho iki? Dawidi ngo yari umutahiza mukuru w'inka zo kwa Sawuli, ntabwo yari umusirikare. Aginobu agenda agiye gusenga. Dawidi uyu gihe Sawuli mu gihe yari arimo ahiga Dawidi ngo yari yaragiye mu ishyamba afite abasirikare 600, aragenda agumana nabo mu ishyamba barabana. Ariko bukeye bwa ntabwo bikuraho ko Satani yakurasa imyanda. Icyakora ntabwo azakunesha. Intsinzi zataha igorogota. Intsinzi ni iya Yesu, ariko kugeragezwa n'ukwacu. Ndamivuge neza. Dawidi ari imiko, agira n'ingabo 600 zimuri inyuma. Ariko uyu muntu kuki abantu bumva ko yaraciriritse? Umuntu ufite abantu 600 bamuri inyuma yarakomeye. Ariko arageragezwa, arasonza, inzara iramurya. Ikintu namukundiye ni kimwe: yanze kubariza imitsima muri rubanda, yanze kubariza imitsima ahandi, yanze kubariza imitsima mu banyamahanga, ajya kubatambyi. Inzara yawe nta wundi wayimara, inzara yawe nta wundi wayirukana. Ni umuntu wabisigiwe, uriho ubuntu bw'Imana. Bibiliya yarambwiye ngo Stefano ngo yari yuzuye ubuntu bw'Imana. Ngo igihe bamuteraga amabuye, Stefano wari wuzuye ubuntu bw'Imana n'imbabazi z'Imana. Arabasabira ngo bamutera amabuye ngo bababarire Mana. Ayiwe Mana nubabareho iki cyaha. Haleluya, amena. Akajya aba ngo kubabarira uwaguhemukiye, icyo ni ikimenyetso kiranga umukristo nyakuri. Kubabarira uwakugiriye nabi, icyo ni ikimenyetso kiranga umukristo nyakuri. Dawidi ntiyigeze ajya ahandi, yagiye Nobu. Adoze nostekeria ndafashije Imana. Agezeyo ahimereke nawe ngo yaramuzi ko ari umukwe wa Sawuli, yaramuzi ko ari umuntu w'Imana, ngo aza yiruka kumusanganira, ngo ahinda umushyitsi. Aho muguremo abakozi b'Imana. Umukozi w'Imana iyo yahuye n'umuntu ukomeye, iyo bamaze kumenyerana, atangira kumubwira ibyo abonye. Ariko birayaravuze ngo abo kubahwa tububahe. Ntabwo yigeze, niyo mpamvu ahimereke yari umutambyi mukuru, ntabwo ari umutambyi muto. Wanabisigiwe, ureke uri wirata gusa ngo nuko ahanura, gusa ngo ngiye ngo ndi umuhanuzi, ngo ngiye ngo ndi umutumishi. Ugasanga Imana yaguhuje n'umunyacyubahiro ariko usigaye umena amabanga ye. Yego, yaguhuje n'umunyacyubahiro, ntuzi kubana nawe, uzi kumenya agaciro ke, numenye n'uburyo umusengeramo. Niyo usenga umeze nk'ukuraho amabati, nyamara usenze na gakeya ijwi ryaryuma. Ahubwo iyo usenze cyane bavuga ati yaba yararangije ngo amvira, kuba uri kubangamira umutendezo. Nyamara ubwo ndaguhuguye. Stefano kamwihorera yamfashije. Dawidi ngo ageze i Nobu ahura n'ikibazo gikomeye. Umutambyi aramuhobera, atuzanywe n'iki? Ariko Dawidi nawe ngo amubera umunyabwenge, aramubwira ati muri mu mwami yantumye, ntago yambwiye ko hari umuntu tujyana, yambwiye ngo ngende njyenyine, ariko none nta mutsima. Ahimereke aramubwira tumva, imitsima ya rubanda yo yashize, ariko hari imitsima yejejwe. Aramubwira ati n'amaburaburizo nibura yahabwa abagabo birinze abagore. Biri ngahe? 3. Ati kandi abasore n'abakobwa bacu, nako abasore bacu mumbabarire,
bahagurutse ibikoreshwa byabo byejejwe. Yongera ijambo aravuga ati nubwo ari urugendo nk'izindi, ni ijambo rivuga ati nubwo tutamenya ibyabereye, nubwo hashobora kuba hari n'ibyabaye, ariko rwose hari iminsi ishize rwose tudaherukana n'ibintu by'abagore. Ni ijambo rivuze ngo Imana ntabwo ishaka ko uyibwira yuko uri igitangaza, oya, ahubwo irashaka kugukorera igitangaza kuko wemeye guca bugufi. Ibikoreshwa byacu birarushaho kwezwa tumaze gatatu gusa, ni gakeya gashoboka. Ubu hari abantu basambanye cyangwa bariba cyangwa bakora nabi cyangwa bararwana cyangwa bajya mu bapfumu cyangwa bakora ibintu cyangwa bajya mu kigare, akumva ibyo yakoze bitakurwaho, akumva yakomeza gushayisha, akumva yakomeza kurembera. Ariko Dawidi arimo arivugira ati hashize 3 tutabikora, tudaherukana n'abagore, tudasambanye, ni 3 ishize, ntabwo ari ukwezi, ntabwo ari icyumweru, ni 3. Ni ijambo rivuze ngo nugaruka nzakugarura. Wowe gusa reka Imana uyibwire ngo ndashaka ko umpindurira amateka. Imana ishimwe. Dawidi abivuze aramubwira ati mbabarira umpa imitsima, undi aramubwira ati nta ya rubanda, undi aramubwira ati rero ubwo mwejejwe reka nguhe imitsima, ngo amuha n'agacuma k'amazi. Ijambo rya kabiri ngo yarabuze intwaro, amubwira ati ndashaka intwaro. Iyo ntwaro ngo niyo yicishije Goliyati. Ntabwo shaka gutinda, ndashaka ko dusenga. Iyi ntwaro amaze kuyifata, Imana idufashe. Dawidi yamaze kubona iyo nkota, ngo aramubwira ngo nta yindi yayiruta. Yaramubwiye ngo dore ya yindi wicishije Goliyati iri hariya izingiye muri efodi, nta yindi hari. Undi nawe aramubwira ngo ziracyagira gute? Ziracyakora. Hari abantu bashaka kugira ngo reka ngo mu nsengero ngo byanze kumvaho, ariko ni iki wakoresheje kugira ngo cyagihe bya bintu bitsinde? Icyatumye wirukana wa mudayimoni, icyatumye ucika za mbaraga zari zarakwizingiyeho, izo ngizo ongera ukoresha ubwo buryo, buracyakora. Yesu Kristo ko yararejo n'uyu munsi niko ari, ni nako azahora iteka byose. Bibiri ikavuga ngo iki ngo wera mu gihe cya Yohana Mubatiza ukageza n'uyu munsi ubwami bwo mwijo buratwaranirwa, kandi intwarane zibugishamo imbaraga. Kandi yo nibutse ibya Yesu uko yagiriwe bamubamba, mwami cyo ngusaba ntukuguma mumukiza wanjye wishemo. Niwe ngabo Yesu ihori dukingira, imyambi wa mubi aturasa. Niwe ngabo yacu ihori dukingira, imyambi wa mubi aturasa. Haleluya, haleluya. None maso yanjye nawe matwi, nawe munwa wanjye muririwe, mwese mushimishe uwaguye ku ngoyi, ibyaremwe byose tumushime. Mwese mushimishe uwaguye ku ngoyi, ibyaremwe byose tumushime. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Haleluya, amen. Imana ishimwe. Amen. Munjyanye ahandi hantu ngo afata inkota kandi agishisha Uwiteka inama. Aho harimo ijambo rivuga ngo inzira y'inzitane yawe ukeneye inama z'Imana. Mu rugamba rudafite ishusho ukeneye ubujyanama bw'ijuru, ukeneye ko Imana yikwigaragariza. Pelas light. Haleluya. Inama z'ijuru zivange muri ibyo bibazo urimo. Ngo hirya aho ngaho ngo hari Dowegi urimo yitegereza ibiba,
aravuga ati mwene Yesayi ndamugambanira, mwene Yesayi ndamwicisha, mwene Yesayi ndamutanga. Ngo yagezeyo mu gihe abasirikari babahamagaye, Dowegi ngo ahitaza avuye mu yibiri, ngo ahita avuga ati rega ejo nabonye mwene Yesayi barimo kumugishishiriza Uwiteka inama, bamuha agacuma k'amazi, bamuha n'imitsima, bamuha n'inkota yayindi yicishije Goliyati yayijyanye. Ako kanya ngo akibivuga Bibiliya yavuze ngo Dowegi Umwedomu ni ijambo rivuga twakoranye nabo, senganye nabo, dore urwibutso badusigiye. Bagiraga umwete wo kwezwa n'uwo kubana n'abana amahoro, bari bafite ishyaka ku murimo no guhamya Yesu batajegajega. Bangaga umugayo ku bandi kuko bari bazi ko bajya mu ijuru. Bangaga umugayo ku bandi bari bazi ko bajya mu ijuru. None urashaka gucogora kubera umunyakamere, kubera umuntu wagucogoje, kubera wakubuze nabi, kubera wakugambaniye, kubera watobye dosiye yawe, kubera umuntu waguciriye urwobo, kubera wakurunzeho itaka, kubera wakuyoboyeho ruhurura. Ijuru niriza. Haleluya. Nguko yavuze kubwo kunyagwa, kumunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima, kumukene. Nonaha ndahaguruka, nje dobela, nje gushira mu mahoro uwo bekatia bacuriraga esevo de Moria. Ufite ubwoba bw'iki? Dowegi ngo yarara abati mumunyereke ati ngewe namubonye, namwiboneye, si shidikanya yari Dawidi babimuhaye. Ngo bazanye abatambyi b'inobu 86 bose barapfa bazira Dawidi. Aho niho rya jambo risohora rivuga ngo nzatanga ingabo nyinshi zipfe ubwawe. Ko zirangabo z'abatambyi zari zikomeye. Uziko abatambyi kamabwira nakandi mutari muzi. Bonero no guhumuriza abantu, aramwe abantu rega bahahamutse kubera abantu bo mu rusengero. Uziko abasirikari ba Sawuli, uziko Sawuli yababwiye ngo nimwice abatambyi, ngo babarebe ukuntu bambaye imyambaro ya efode. Barabati ntago twashobora kuramburira ibiganza ku bantu biswa abatambyi bambaye n'imyambaro ya efode. Abatambyi basizwe ntago twabishobora. Ngo baratinya, ngo ariko Sawuli ngo aravuga ngo Dowegi hindukira wice abatambyi. Ngo ahita bagitwatereranya imisozi. Ni ba Dowegi bazi uburyo tubaho, ni ba Dowegi baza aho dushakira imbaraga, ni ba Dowegi baza amabanga yacu, ni ba Dowegi bumvisha amasezerano yacu. Nabo nagiraga nkubwire ngo humura. Baguhoye amasezerano, baguhoye amasezerano, baguhoye amasezerano. Ayo nayo bazi. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana ntabwo ije gukora ibyo bazi gusa, igiye gukora n'ibyo batazi. Bazaguhora ibyo bazi, Imana igutabarire mu byo batazi. Bazaguhora ibyo bumvishe, Imana ikurengerere mu byo batumvishije. Bazakurwanyiriza mu byo bumvishe, Imana ikurengerere mu byo batigeze bumva itanavuze. Zibyo nibwira kubagirira si bibi, ahubwo ni byiza, kugira ngo mbare mu mutima w'ibizaza n'abakunda. Aho mugende mubwira abababaye, muhumurize abakomeretse, mubabwire maze barebe dufite Imana itagihinduka. Yadusanze twigaragura n'ivata idukuramo, iratweza iratubabarira, ikiruta ibindi idusezeranya ubugingo. Haleluya. Dowegi ngo abivuze harokoka amabi yatari. Bararokoka. Ijambo rimwe rivuga ngo Imana niyemere Dowegi agera ku ntego ze zose. Mm. 2 nubwo yatanze Dawidi, Imana yamukijije muri keshi.
mushyiziriza isikuragi, yamukirije mu butayu bw'imaroni, yamukirije ahantu henshi. Ndashaka kubwira abantu ngo nubwo Dowegi ahari, nubwo Dowegi yamenye ibyacu, nubwo Dowegi atugambanira, ariko dufite uburyo bw'Imana batazi burimo gutabara. Imana izaturokora, Imana izadukiza, Imana izakurengera, Imana izakwitaho, igukize Dowegi kandi izamugukiza atari impuhwe akugiriye. Ni ijambo rivuze ngo nubwo Dowegi yatumye ijoro rikubana ijoro, ariko igihe cyo kugira ngo umucyo wawe gutambikire kirageze. Ndakurahiye Dowegi agiye gukorwa n'isoni. Ijuru rizagutabara rigutangira ubuhamya. Umwami Imana azakurinda guseba. Imana izarinda umutima wawe gukomereka ngo ujye mu rwobo, kuko hari ibyishimo Imana izishimisha umutima wawe. Ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Yewe mada, nubwo utabyaye ariko impundu zizavuga. Nubwo Dowegi ahari, nubwo ukoroga ahari, impundu zizavuga. Nubwo baguhagurukiye, impundu zizavuga. Pinesha zizavuga, zizavuga. Neras jemostebo rinesto, impundu zizavuga. Ndumva ashaka kubwira ngo ugiye kuvuza impundu batabyemera. Ndafashijwe Mana. Shadebole grande haria dade voza kete sho. Ugiye kutadinganima kuvuza impundu batabishaka, batabyumva. Imitima y'abantu irahagaze, ntibakiryama ngo bashaka kubona wangaye. Iyo ntibazabibona, ntibazabibona. Amerwe nasubire mu isaho, amerwe nasubire mu isaho, amerwe nasubire mu isaho, amerwe nasubire mu isaho. Abibwira kuzamwara, amerwe asubire mu isaho. Abari bamaze gucukura, Yosefu se bari bamucukuriye rutoya, bari bamunazemo bazi ko bamunaze ngo amire nkeri, ariko ngo asanga Imana yarakamije amazi. Ndagira ngo ubwire ngo aho bashaka kukunaga, Imana yahabonye mbere, Imana yabibonye batarabigeraho, Imana yateguye inzira y'ubutabazi bwawe. Ndagira ngo dusengane. Nari nkubwiye ngo Imana igukize Dowegi. Dowegi ntagere ku ntego. Imana yica iperereza ry'abazimu wari uri kuguperereza, wari waragutanzeho ikiguzi, wari waragutanzeho igitambo, wari waratanze ifoto yawe, wari waratanze amazina yawe, wari waratanze umwambaro wawe, wari waragusinyiye, wari waragupatanye. Otadezamorege. Imana ishyiraho towa. Tuzavuga kuri towa ubutaha. Zababwira ukuntu Imana ijya imanura amatangazo igashyiraho towa n'ibyo abantu bari baratanzeho ibiguzi, n'imbaraga bakoze, n'amanama, n'ibishoro, n'ibyo bariye bikaba impfabusa, ijuru rigatsinda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo nakwiriye, kandi urukundo nirwo rwazanye Yesu kunshunguza urupfu rubi. Koko arankunda ndabizi neza, nanjye ndamukunda ndamushima. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, Yesu we arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo nakwiriye, kandi yonyobye nkamushavuza, nareka kunkunda nakwiriye, kandi kinsubizaho Yesu ari, cyane n'ukwibuka urukundo rwe. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo nakwiriye. Nindeba ubwiza bwe bwo mu ijuru, nzajya ndirimba iteka ryose, nzajya mubaza ndirimba ryanjye,
Yesu niki cyakunkundishije nishimiye ko Yesu ankunda arankunda Yesu we arankunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye. Karibu nisengesho. Mwami Yesu, mwana w'intama w'Imana, turarimbura ibishyitsi by'abadoweke, turica intama z'ikuzimu, turaburizamo ibitavuga Imana. Duhagurukanye gusenga, dusengera umuntu wese wari waratsinzwe, uwo Satani yari yarateje ibitero by'uburyo bunyuranye. Turasenza umwuka w'Imana niyongere kwirukana ubwami bw'umwijima. Izo mbaraga nizicyura igihe, iyo migambi nicyura igihe. Uwo mwuka w'ikuzimu turawurogoye. Dowegi n'imigambi ye bitagaciro. Mwuka wera w'Imana bohore imigozi n'iminyururu bibohoke ku bantu. Wari utsinzwe n'uwari ubuze ukwagira yongera humurizwe biturutse ku musaraba wa Yesu. Ndagushimiye Yesu, utanze impinduka, uhinduye buri wese, ukomeje utari ukomeye, ko wubatse wari warasenyutse, kugaruye ibintu mu buryo utanze impinduka. Urakoze Yesu, tugucire bugufi, ubohora ubugingo, utange amahoro, utange umunezero, wongere wubake kandi utange ibyishimo, abantu bagubwe neza. Kibaro ni cyawe none iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Nimero yawe ya telefone? Urakoze. Nimero yanjye ya telefone ni 0782 64 0782 64 imbere y'iyo mibare iyo utari mu Rwanda ushyiraho guteranya 25 ni Rév.Pst Moise Sindayigaya. Shalom shalom. Turagushimiye kandi Yesu aguhe umugisha. Urakoze.